njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera kuko ubwa rusange bwo burya abari umugambi w'Imana abantu barabusengera bagasaba Imana ko ibwohereza ariko ntabwo ari ibintu wakicara ngo reka tubi iyo mutangiye kwipangira bimera nka ya gymnastique abantu basigaye bakora ngo bafashijwe donc bagakora ibisa n'ibyo bafashwaga kera bakoraga nimba bafashwaga kera baravugaga ngo wizo men nabo bakabikorera gakungu ubasiga hari amavuta y'agakungu ariko uziko buriya kera twakijijwe nimba umuntu yarajyaga abwiriza akumva amavuta aramanutse wenda agasimbuka noneho hasigaye hariho gusimbuka kwa kimufana sida by'agatwiko nimba umuntu yarajyaga abwiriza amavuta yamanuka agakoreshwa igitangaza cyangwa se akarondora ikintu agakubita abantu nka message batatu agakomeza akigisha ubu ni ukugenda umuntu agashaka amakuru kuri ba kanaka na nyanaka iteka ntago tugomba guhemera ibyo bintu ndumva binjemo ko nabikwibutsa sibwo uwo muntu w'Imana yahitaga mpamagara ati ndabona urufunguzo n'uguhamagaye sibwo nyuma y'iminsi ibiri uwo muntu yahise ampamagara nyinginga ati bimeze bitya na gutya kandi na gutya turayitaha ryari turayitaha ryari aha ibyo gutaha ariko ni ibiki dutaha amasengesho naho iby'inzu ariko uza abahunga inzu bafite hano muri Kigali batatashye hari abantu zifite n'amapisine badataha ibyo bintu byanyu byo gutaha amazu ikinyinya twarabitashye nani guca ku muco ariko bafite akamodoka kameze neza bambara neza noneho buri muntu wese mu mavuta ye no mu ruhande rwe no twajyaga tujyana tugasenga ubuhanuzi bukamanukira muri iriya nguni abantu bagifata inguni sha waharanukiwe n'abagifata inguni none ubuhanuzi kamanukira hariya bitewe n'ibibazo uriya muntu bifitiye ubumanukiye akabwanga akabwoherereza undi wari umuntu ugitransfer ubuhanuzi yanabubonye avuga ati ngize amahirwe ndabubonye ubuhanuzi busigare mboneka rimwe wa muntu ariko kera abantu barabutransferaga nk'abatanga mituyo ukabona ubuhanuzi bumanukiye hariya uriya agahita bwohereza none n'abavangamo bakavuga ngo mana ngo bicishe mu wundi wari wumva uyu munsi hari umuntu ukivuga ngo bicishe mu wundi ahubwo se hari amateraniro ukibona umuntu yuzura umwuka wera ari mushyashya nyine ko akunda twasengaga abantu bakabatizwa mu mwuka bakabatizwamo uretse ko Imana buri itabura ukuntu ibigenza nawe utavuga nka Eliya wavuze ngo ninjye usigaye ariko buriya ni imboneka rimwe nyine muri iyi minsi bisigaye ari imboneka rimwe erega senyisa nyine nakonje nayo kajya kuyiga oya naramuganga madame mazi ngo ngibuni se ntago uri kwirango ngibuni ngiri ubwo namenyaga yuko ngomba kusenga Imana ikangarukaho ndakubwiza ukuri nta na rimwe nabonaga inoti ya 2 Imana itabimbwiye swate narabirotaga cyangwa hahura n'umuhanuzi ati rize vekira Imana iguhaye amafaranga mwana none ngiye gushaka hombeye mpera kuri muzehe mubwira ko madame arwaye kandi muzehe ntago yigeze akena reka muzehe ntago yigeze akena rwose yego diakoni ntago yigeze akena rwose none nkubitana nuko mbimubwiye ari gusorera inyubako ze umuntu rero ufite imiryango y'ubucuruzi ushaka kubiri muri 40 igihe cyo kuyisorera cyageze nawe bari gukora imibare ntivemo namamagara ngako ngo wabaye umurokore zirazicurama ubwonko ntago bukiba buzima ubwo aya matariki uri kumbwira uza yariyo ntuzi ko igihe cy'umusoro w'amanya ayo nayo naguje MTN none nashira nkiri muri urumva kandi ubwo ngo narinzi ko ngo muri tuye ikinyoma kivuga ngo madame ararwaye madame akambaza ati ubwo ntukoze icyaha ntoya kuri iki ngiki cy'Imana ntikimbaze urwaye inzara none se ntago urwaye inzara niko namubajije iyo yafunze buriya hari abantu bavuga ngo ngewe ngo Imana ni itantabaye ngo nzajya mu buraya urayibeshyera ariyo yafunze washaka n'uwo ukopi yo gahunda
ahubwo tuzanyishyura nyuma y'ukwezi wahembwe ukamubura. Buriya rero nimba ubonye uko ubikora ukabona baranayaguhaye, nta mugambi Imana yari ifitemo kugira ngo ikumvishe, ntawo. Njye nabeshye muzehe wanjye w'umukire, mubeshya ko madamu arwaye, musaba 5,000 arambwira ngo cira birarura. Kandi kugira ngo ubone ko iyo yafunguye nyuma yaje kuntangaho nka miliyoni zigera muri 5 ntanabimusabye. Naga ntacyo mpfa na muzehe, ni n'umuntu ufasha rwose pe. Wongera na mukecuru niyo nangiye kuvuga ko ari umuntu, ariko hari umuntu tuva indi imwe ushobora kubahembwa muri 7 wenda ku kwezi, ntacyo. Kantangira ngusuhuza mfuriza amahoro y'Imana ugarutse kubana natwe. Abwo umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe uje kubana natwe ari ubwa mbere. Ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana, nkubwira ngo nugubwe neza natwe turi amahoro. Uyu munsi nk'uko bisanzwe iteka tuza tuganira, turi kumwe na Aposo Mutabazi. Amahoro. Namoro turashima Imana. Urakomeye. Turakomeye rwose. Kandi nukuri ubw'Imana iri mu ruhande rwacu. Mubisha ni ntawe. Amakuru arahari. Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha ni ntawe. Amakuru y'iminsi byagendaga mu ndi mu birarane by'amasengesho, ariko se k'amasengesho tajya kuyagura Nyabugogo birimo. Burya iyo ugize ibirarane byayo nuguhita uyisengerera cyangwa se nuguhita nyine uyajyamo, nta hantu ujya gusinyisha ikibari, reka. So ibi ni ibihe byiza byo kuba umuntu yasenga. Kera hari igihe mu Rwanda habaga ibintu by'ibiterane, habagaho kera ibintu bita Rwanda for Jesus, kubita igiterane ukumva ahandi igiterane, shaka abantu barakonje mwa. Ubu ni ugusenga ku giti cyawe, cyaje guhinduka naho ibintu bya rusange, cyaje guhinduka urusaku. Ibintu bya rusange munabijyamo bikitwa ko bihari. Shaka kuzira abana ngo bakubita ibisirimba, bagakubita za kiribite, birimo entertainment, bitarimo amavuta, bitarimo na mwuka pe. Handi urebesha n'amaso kavuga uti si ngombwa ko njye mu mwuka, mwebwe muhaza amafiriti na mayoneze muri kuyayaza. Ni nkuko umuntu ajya muri gym tonic ati yego, ariko mbungane nimero muje muri siporo kubona kiragiye kwa gatanu bashizeho Kigali Night Run, none muyizanye no mu rusengero. Ntabwo kera hari ahantu twajyaga tujya mukikubitamo, niyo waba udahanura ukumva utangiye kugira ibintu wumva. Hari ukuntu Imana ikuvugisha niyo waba utumvishijwe, ukumva cya kintu wavanye mu mutima uvuga uti baransohora mu nzu, ukumva hari nk'ijwi rivugiye muri wowe ngo humura mwana wanjye, kandi ukumva iryo jwi ni igitsikamutima ku buryo wumva riguhagije. Twajyaga tuva mu masengesho y'itatu duhita twikubita, ahandi bafite nka 5 dukomere, uva muri amwe ikomereza mu yandi. Simfe n'umuntu wacu wavuze ati umuntu ajyaga aragira inka agakubita amavi hasi, iminsi nigashira azi ko ngari 30 ngo abayari gusenga agasengesho gato, kaza gukanga asanga inka zaratashye, abandi bakazahura. Icyo gihe nibwo abantu bajyaga bava ku misozi imwe bakagwa ku yindi. Habiriya Filipo yavuye mu butayu akagwa muri Azoto. Uyu munsi hari umuntu wagwa na Nyabugogo. Azoto yava mu butayu. Urabona ko dukeneye revival y'abantu cyangwa se ya buri muntu ku giti cye mu mutima we. Buri muntu ku giti cye mu mutima we. Tugasenga Imana kugira ngo ituzanire revival ya twese cyangwa se ihuriza abantu benshi hamwe. Ariko se iki gihe turimo Aposo, ntekereza ko wasomye Bibiliya. Uyu munsi nk'urugero ibiganiro mufite hano ku mihanda Kenshi Nibibi, ngo muri Sweden ngo none ngo bafashe ibintu byo kuryamana ngo babigira umukino, abantu bakazakirwa bivugaho bitwa abakristo. Nubona abakristo batangiye kuganira ibiganiro, jya umenya ko ikibazo amavuta yabaye ikibazo. Ngiyo umuriro washize mu ziko ngo bigenda bite? Hazamuka umwotsi. Hari ngo n'ihene ziza zikiryamiramo. Uribuka
umupasiteri waje gukora banki bita Gisubizo bikaza kugenda ukuntu ariko kubera Imana igahita imwimurira ahandi hantu kugira ngo akomeze akoreshwe ibikomeye. Hariya se savye ubwo uramwibuka mu Migina yego waize ngaho yatangiriye se yigeze abwira indaya ngo zibanze zihave, yigeze abwira abamaturu se ngo mubanze muyahagarike nabo yahereyeho niwe yagize abadiyakoni. Rero iyo umuntu atangiye kwikanga ngo haje ibyaha nyine nicyo gihe cyo kugira ngo amavuta yigaragaza, nicyo gihe cyo kugira ngo sinzi ukuntu ibi bintu ndi ni nacyo gihe cyo kugira ngo Imana igaragare, ni igihe cyo kugira ngo wowe komeza ukora ibyo ukora uko ubikora kandi neza n'abandi nabo bareke bakora ibyo bakora uko babikora, ntuhindurwe. noneho amavuta yawe agenda bikurura abakurura bajugunyamo, abakurura bajugunya mu kidendezi, abakurura bajugunya mu kidendezi. Uwo ni we Yesu, uko niko Yesu yagiye agenda, ba Mariya akagenda bavana mu buraya bwabo bagatangira kuba abakozi b'Imana ndetse bagatangira gukoreshwa ibikomeye ngo kuko wababariwe byinshi akunda byinshi cyangwa se akunda cyane. Dukeneye ububyutse mu mitima kuko ubwa rusange bwo burya abari umugambi w'Imana, abantu barabusengera bagasaba Imana ko ibwohereza, ariko ntabwo ari ibintu wakicara ngo reka tubi. Iyo mutangiye kwipangira bimera nka ya gymnastique abantu basigaye bakora ngo bafashijwe, donc bagakora ibisa n'ibyo bafashwaga kera bakoraga. Nimba bafashwaga kera baravugaga ngo wi zo men, nabo bakabikorera gakungu, ubasiga hari amavuta y'agakungu. Ariko uziko buriya kera twakijijwe. Nimba umuntu yarajyaga abwiriza akumva amavuta aramanutse wenda agasimbuka, noneho hasigaye hariho gusimbuka kwa kimufana sida by'agatwiko. Nimba umuntu yarajyaga abwiriza amavuta yamanuka agakoreshwa igitangaza cyangwa se akarondora ikintu kubita abantu nka message batatu agakomeza kwigisha, ubu ni ukugenda umuntu agashaka amakuru kuri ba kanaka na nyanaka, yaba arimo abwiriza ati nkawe mbonye iki na kino mukayagaraga, none mugahita muvuga ngo amavuta Professor, ibintu bisigaye ari ibintu by'ibihangikano by'ibifabrikano bimeze nk'abantu no basigaye batanakizera ko ibintu bya original hari byabaho, ariko byabaho, ariko byose bizanwa no gusenga. Asa hari igihe kigera Imana igaceceka mu gihugu. Ubu none ibindi bintu twadukanye usanga umuntu ufite amavuta wenyine ngari umuntu ufite agatuti, ariko nabyo bikaza kwivangamo irondo rikivangamo n'ibisambo ko abantu basigaye bajyaga bajya Nigeria basigaye bazamuka Egypt. Uhuye n'umuntu ufite imbaraga zo muri Egypt arakurandura we, kamenya ko kwa Farawo burya bari bafite ikintu bita umukonikoni. Ubu gahunda igezweho ni muri Egypt ngo bafite amavuta, nimero barazikubwira ukagira ngo na nimero wabanje gufata mbere yuko ugira iyo ufite uyu munsi, kabanza bakayikwibutsa ugasanga utakibuka. Ariko dukeneye kugira ngo nanone abantu bazamuke muri ayo mavuta abona nimero ariko yavuye ku mavi. So mu by'ukuri twongere gusenga, reka mvuge iryo jambo, twongere gusenga. Umuntu asuzuma avuga ati ariko ubundi amavuta najyagamo mbere niyo nkirimo cyangwa bimeze bite, noneho yibwirize ajye mu bihe byo gusenga. Naho ibintu byo gutegereza ibihe bya rusange uzabona ibintu bya tekinike bya tekinikano. Nanone kandi abantu bongere reka nkwereke ahantu byagiye guturuka, ibyumba byarabanje biracibwa ja, urabyibuka? Naho kera wabwiraga abantu muri salo agasaro mukakuzura mukavutura, ariko kandi bitangiye kuba closed. Nibyo byareraga. Kabiri insengero bagize gutya na covid igize gutya, noneho hari ikintu bita guhumira ku mirari. Covid yaje birindura, ariko byose bizanwa no gusenga. Ariko nzi neza ko byose bizanwa no gusenga. Nzi neza ko ububyutse buzongera bukagaruka. Ariko nukomeza kujya ubicamo imigani ntago buzabanza buze mu mitima yacu, buze mu mitima yacu. Niba umara kuza mu mitima yacu uzagenda bubyiga. Ariko mutazongera gukora ikosa ryo gushaka kugira ububyutse mudafite abantu bavuga ari zo men take care, mutabafite mu myanya y'ubuyobozi, kuko none se nyine ibyo byumba byavuyeho bite? Azora sibo batugambaniye. Oya ndi kuvuga yuko abafata imyanzuro bakabaye ari bo barize men take care, bakabaye ari bo bari muri rize vekire abafata iyo myanzuro.
ariko mwakomeje naho ibindi wabireka mana kagira inkuru ukatugira ibikoresho icyo cyumba uri gusirimbiramo baraje bagifunge ukaduha ni iherezo ryiza. Ntabwo ari ibintu dukeneye kugira ngo aho isi iri kwerekera. Dukeneye abayobozi benshi bavuga mu ndimi, abacuruzi benshi bavuga mu ndimi. Haleluya. None n'abantu benshi basenga batagira ibindi bakora keretse kuziziniwaye. Ariko bafite akamodoka kameze neza, bambara neza, noneho buri muntu wese mu mavuta ye no mu ruhande rwe. Twajyaga tujya ahantu tugasenga, ubuhanuzi bukamanukira muri iriya nguni, abantu bagifata inguni sha waharanukiwe n'abagifata inguni. None ubuhanuzi kamanukira hariya bitewe n'ibibazo uriya muntu bifitiye ubumanukiye akabwanga akabwoherereza undi. Wari umuntu ugitransfer ubuhanuzi yanabubonye avuga ati ngize abahirwe ndabubonye. Ubuhanuzi busigara imboneka rimwe wa muntu. Ariko kera abantu barabutransferaga nk'abatanga mituyo. Ukabona ubuhanuzi bumanukiye hariya uriya agahita bwohereza. None n'abavangamo bakavuga ngo mana ngo bicishe mu wundi. Wari wumva uyu munsi hari umuntu ukivuga ngo bicishe mu wundi. Ubwo se hari amateraniro ukibona umuntu yuzura umwuka wera ari mushyashya. Ari mushya. Nyine ko akunda twasengaga abantu bakabatizwa mu mwuka. Bakabatizwamo. Uretse ko Imana buri itabura ukuntu ibigenza nawe utavuga nka Eliya wavuze ngo ni njye usigaye. Ariko buriya ni imboneka rimwe nyine. Muri iyi minsi bisigara imboneka rimwe. Erega reka nkwereke. Abantu babaga bihariye. Ubu ntawe ugikozeho kwatura no mubaze. Beshe se urondora umuntu ko yasambanye kujyana ribu. Oya ubwo nanjye nakujyana. Erega ukuri dusoyemo naba ariko tugenderamo. Kera nta magambo abarokore bagiraga. None ubu ngubu unyine icyo yondoye bashobora no kwimagine ikintu. Iyo ubwiye umusore ngo umusore ngirinde ibintu by'ijipo, hari ubwo wenda namurondoye ko yabikoze. Ubwo bivuze mu bwenge nyine arabikora ariko uramubwenge irinda amajipo atazakukura mu mwuka. Batavuga ngo mbego bahita extrapora bagashyiraho n'ibindi. Mbege gisambanye. Bahita bamwita igisambanye bakabigira birebire nawe bikamutera ipfunwe. Kera abantu barihanaga. Kabiri, kera abantu ntago bari bafite inyota y'ifaranga cyangwa y'ubutunzi. Ubu ngubu inyota y'ubutunzi cyangwa inyota y'ibyisi ituma abantu n'umuntu abari mu rusengero avuga ati ariko ubu nta WhatsApp ije mbwira ngo Western money wate nta mbese urabona umutima uri kure ntuhari. Gatatu, ntago abantu bagishaka kujya hamwe ngo avuge ngo turasenza 5. Wegenda usenga uzana amavuta tugwituro ubiziziniwaye. Ibyo gusa do bashaka umuntu uzakaga ngo mwe niyo mwaza ntimusenge, ngewe ndasenga hanyu nahanjye nerekwe mbibabwire kandi nanabisohoze kuko ni nuri urwego bariho ko bikomeye. Ntago ari byiza, ntago biryoshye, ariko bizakemurwa nuko twongera tukagira abantu bibirika cyangwa bakitsimba ahantu bagasenga. Cyonzi cyo kimwe cy'Imana iracyafite abantu. Imana iracyafite abantu. Ushobora kuguma ariko muri aya magambo yaracyafite abantu isi yawe ikakurangiriraho. Filimi ikazakwizingiraho ukiri muri iracyafite abantu. Iracyabafite. Ayinya. Maze nawe dore ugarutse mu yandi mavuta. Uko byamera kose tukeneye gusenga. Noneho uyu munsi uzanya amavuta akaze cyane. Kandi urimo uranagaragarwaho n'ubwiza bw'Imana bwo gusenga. Erega nge ibintu byanjye byose bijyana n'ikimana iri kumbwira. Nge buriya nagira ikibazo numva Imana iri gute. Okay, swat iri kunsheshekana cyayambwira nkumva nta karimo. Ariko iyo duhuye ikambwira tugiye kuvuga ibikomeye. Ndavuga ni buriya bigiye gukoreka. Niko nta kintu mfite ntakwe ku Mana. Nibi bintu abantu bajya bampimbira kari nabyo binkoraho ngo ubwenge. Ngo ibintu umuntu bamuratarata nibyo bimurimbuza niko imigani havuga. Nabikuye ku karago. Fukamye irambwira iti nguye iki mwana wanjye. Ngi nkubise ubwenge buriya byaba ari ibyo. Kandi ibyo nabivuze ndi gutitira amaguru kubera inzara. Naje n'amaguru kandi nari ndi kubwiza minsi 10-21 ngomba kwibwirizamo ngenyine nyabisindo hasi mva karembure n'amaguru. Kandi byibuza ndya rimwe mu minsi 3. Ataba ngo ndi gusenga naba nsenga naba nasenga nagomba kurya rimwe mu minsi 3 cyangwa rimwe mu minsi 2. Kandi niyo yindi nayo ngomba kuva karembure n'amaguru nkajya nyabisindo. Niryo urwo rusengero ngiye mu badafite ubushobozi ko mijyumbi cya buruko nagiyeyo. Rimwe mu minsi 3 bakamasenyisa. Rimwe mu minsi 3 bakamasenyisa. Kandi bamasenyisa nkahita mfashwa ni Mana ushimura tugaburiye.
nkahita nzamuka ndabyibuka nkagera kuri controle nkareba kuza muri gare ya Kimironko nkabona na za gutegesha nimba ari ryita nimba ari 200 yageraga hariya centre nkahita ngenda n'amaguru nkabangeza hariya kwa Rando nkamanuka Sonatibe nkagenda nagera centre nkategesha ijana ringeze i Nyanza nagera i Nyanza nkamanuka n'amaguru njya Karembure nagera muri quartier nkafite 400 ngahisha 350 senkani nkayisagura nkayihereza madamu senkani nahahishaga turasa senkani kuri 400 nabaga nasigaje turasa senkani bagomba guhamo kawunga wenda nkahamo n'ibishyimbo bya senkani birimo n'isosi ariko iyo sosi ntuyitranslating ni isosi sosi ni sosi ndugu wishaka kuyita ukundi kuntu byapfobya ayo mavuta ubundi nabana natahanye senyisa madamu nakambwira ibisigo byose by'imitomo ibaho ku isi no mu ijuru yego iyo natahanaga inoti ya 2 ko sinajyaga ndenze ya 2 iyo natahanaga inoti ya 2 yo amazi ashyushye muri dushe ibintu bikaze babaga kabaye ariko namaraga 2 ntayatahana senyisa nyine nakonje nayo kajya kuyiga oya naramuganga madamu mazi ngo ngibuni se ngo ntago uri kwirango ngibuni ngiriye ubwo namenyaga yuko ngomba kusenga Imana ikangarukaho ndakubwiza ukuri nta na rimwe nabonaga inoti ya 2 Imana itabimbwiye swate narabirotaga cyangwa nkahura n'umuhanuzi ati rizeve kiri Imana iguhaye amafaranga irakugaburiye ubwo nkahita mbese nagendaga mfite icyizere ko icyo gihe ntago badutuburiraga nagendaga mfite icyizere ko byibuze hagati y'1200 hari bugere ku mugoroba ntarayabona munsi umwe turi mu rukiri kuri ADPR kwa 5 kwa 3 byabaga ari mu byifuzo Desire arambwira ati umva uko Uwiteka avuga saa 10 rwose twabaga mu mavuta aho umuntu muca ku gikarabiro yakubwira ngo aturoka mubaza ngo urandeba ukabona nagendanye ibyaha wiyaminiya mu bintu bita amavuta yo gukiranuka kaguti ndera mu mutima no kumufuka niryo jambo twagiraga ndera mu mutima no kumufuka nimba amafaranga yaraje akagendana no kwera ku mutima ntacyo ariko icyo gihe yaravuze ati wa mugabo wowe uyu munsi urarara uriye ni Uwiteka mbwiye abantu twari twegeranye bumva ibyo bintu bidafatika ariko nge Imana yakubwira ko urarara uriye ugatera haruru y'imbaraga cyo genda taha madamu ndabimubwira tugera saa 2 agitegereje ibiryo tubibuze ajya kuryama yagiye kuryama hafi saa 3 saa 2:48 gutyo nge nguma ku televiziyo nshyiramo n'uturirimbo tw'Imana ndangije ndambwira nge ntago naryama ntariye umunsi urangira saa 6 z'ijoro mfata nimero yo muhanuzi ndamubwira ngo saa 6 z'ijoro ndamuhamagara nakora ikosa akabyuka ndamutuka ku babyeyi icyo gihe inzara irakurya bino banga urumva ngo twebwe ngo ibintu inzara irakurya inzara igeze kurya ndavuga ndabona izindi tekinike zanzereka nshaka umuntu mbeshya ndare ndiye ariko nabwo ukavuga ngo ndabeshya ikinyoma kirimo igikristo bivuze ngo ntawe urabeshya urunyoma runini ni ukubeshya ngo urebe ko hari uwaguha 2 cyangwa 5 urumva umuntu ubeshyeye ingeso hari igihe avuga ati ndashaka umuntu nditura ikinyoma kimugeni 100 bizane oya muvandi bana nabanje kugenda bangongeye kuyasaba abantu twabanye kukurumba nk'umuntu Imana yahamagaye ufite abakozi mpemba miliyoni 7 mu kwezi abantu mwarabanaga icyo gihe bo ntago bakennye buri wese wamfashije wampaye 5 mbese ukashaka inzira zose mbonye byanze nabwo none ngiye gushaka hombeye mpera kuri Muzehe mubwira ko madamu arwaye kandi Muzehe ntago yigeze akena reka Muzehe ntago yigeze akena rwose yego diakoni ntago yigeze akena rwose none nkubitana nuko mbimubwiye ari gusorera inyubako ze umuntu rero ufite imiryango y'ubucuruzi ushaka kubiri muri 40 igihe cyo kuyisorera cyageze nawe abari gukora imibare ntivemo namamagara ngako ngo wabaye umurokore zirazicurama ubwonko ntago bukiba buzima ubwo aya matariki uri kumbwira uza yari yo ntuzi ko igihe cy'umusoro w'amanya ayo nayo naguje MTN none nashira nkiri muri urumva kandi ubwo ngo narinzi ko ngo muri tuye ikinyoma kivuga ngo madamu ararwaye madamu akambaza ati ubwo ntukoze icyaha ntoya kuri iki ngiki cy'Imana ntikimbaze urwaye inzara
none se ntabwo urwaye inzara niko namubajije. Iyo yafunze buriya hari abantu bavuga ngo njyewe ngo Imana ni itantabaye ngo nzajya mu buraya, urayibeshyera. Ariyo yafunze washaka n'uwo ukopa iyo gahunda, ahubwo tuzanyishyura nyuma y'ukwezi wahembwe ukamubura. Buriya rero nimba ubonye uko ubikora ukabona baranayaguhaye, nta mugambi Imana yari ifitemo kugira ngo ikumvishe. Ntawe. Njye nabeshye muzehe wanjye w'umukire, mubeshya ko madamu arwaye, musaba 5,000 arambwira ngo cira birarura. Kandi kugira ngo ubone ko iyo yafunguye nyuma yaje kuntangaho nka miliyoni zigera muri 5 ntanabimusabye. Naga ntacyo mpfa na muzehe, ni n'umuntu ufasha rwose pe. Wongera na mukecuru niyo ngiye kuvuga ko hari umuntu, ariko hari umuntu tuvindi imwe ushobora kubahembwa muri 7 wenda ku kwezi, ntacyo bitwaye. Ariko n'uwo nguwo mukecuru yabonye imodoka yerekeraho cyangwa umuntu ugiye kwerekera izo nzira, ashyiramo ibishyimbo mu kinuza agapangikiranya n'ibirayi, ntiwamubeshya ngo urakize. Umuryango wanjye nukubaho. Ariko iyo yafunze, ariko nanone iyo yagize gute, iyo yafunguye irakunda. Iyo yafunze inzu y'ibyumba 2 cyangwa 3 yakubiza icyuya, ariko iyo yafunguye njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. Njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere, uko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira
kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. njye ndumva muri iyi minsi abantu bagiye kumbura cyane isengere kuko naje gusanga komatana n'Imana biruseho kuba byiza no kugira umumaro. Kwegera abantu cyane birangira kuvuga ngo uyu munsi wajuje kubasezera. ibintu byinshi bashaka kubikemuza mudomo. Kuvuga ngo uyu munsi hari ibintu bikomeye uvuze numvishijemo byankoze nko ku mutima. Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro shyigikira aya magambo uvuze ko ni amagambo akomeye cyane. Ndakwaza nk'urugero, ntubona kandi bashaka gutegura iminsi barava muri 5 bajya muri 7 bakava muri 7 bajya muri 40. Kera twakoraga 3 abantu bagasohoka ari umuriro, ubu barakora 7 bagasohoka maso yacu cya ubona ari babandi erega babajyanywe n'iki no kumva ubuhanuzi. Nibwo bwabuze bwabaye ingume muri no minsi, ariko dore ko bwarabuze, ariko ari motivation nyinshi. Karabaye vuga ngo birabaye, vuga ngo birabaye bicakire rebrosetekeya ayashasha. Ibi bintu ni imitwe kabisa. Kera twaragendaga abantu bagasenga ukabona abantu baraturitse nk'ibisasu. Nyine aposo hari ikibazo nakubajije kuko abantu erega icyo gihe barahuraga bagasenga. Uyu munsi barahura bagatunura bagatumbira uhanura na wa undi bamotiva nyine banafite telefone barekodi bari no kuri codinga, niyivuze barayikodinga cyangwa Imana yatinye ko barikodinga. Yitangiye ngo rize vekira amanuka akajya muri record. Akundi byambe ese nuko abantu basigaye bafite ubwoba ko azibagirwa ibyo Imana yamuvuzeho. bikomeje kugorana. Nge nabiri kodinze mu mutwe, mperutse kujya Nyamirambo ni Musenge mbwira Imana ariko kuri uruhimbi wahambwira ibintu by'inzu Mana. None rero wihangane ngabibutse Uwiteka, ntago tugomba kuguhemera ibyo bintu. Ndumva binjemo ko nabikwibutsa. Sibwo uwo muntu w'Imana yahitaga mpamagara ati ndabona urufunguzo n'uguhamagaye. Sibwo nyuma y'iminsi 2 uwo muntu yahise amamagara nyinginga ati bimeze bitya na gutya kandi na gutya. Turayitaha ryari? Turayitaha ryari? Aha, ibyo gutaha ariko ni ibiki? Dutaha amasengesho naho iby'inzu. Ariko uzabahunga inzu bafite hano muri Kigali batatashye. Ese ku Kinyinya hari abantu bazifite n'amapisine badataha. Ibyo bintu byanyu byo gutaha amazu. Kinyinya twarabitashye. Nari guca ku muco w'iby'iyi minsi byateye. Ibintu byose mwabigize agatwiko. Nimba nakubwiye ngo dusenge nibize abantu bapfukame basenge buzura amavuta. Asa none ni ndogo kanza pozo. Nagari cyazo cyo gukanga. Ni ikibazo cyuko none se cyangwa ubwo uko kuri ntago mu gukeneye ka mbarige ndeka kukubabwira. Byago celebration zanyu. Aposo kondeho ajuri mushyashya. Tugomba gusenga ibisubizo ubwabyo bigasakuza. Ubundi ugira impanga yawe. Tugomba gusenga ibisubizo bikavuza induru. Naho ibintu byo kuza umuntu abanga ngo tubitaye bigende gute. Aposo mutabazi. Ako sha ibirori murabikora. Yawe we. Abagomba nukuri mwakora ibirori Reverend Canon Dr. Ndatinyamo ninyamo ubwo. Ariko ntacyo bintwaye ko yakoze sibi yarwanye intambara nziza. Ariko uriya musaza yarabikwiye. Ko yakoze urugendo rw'akarurwana kigitwari. Ariko ngicyo mbabwira ni kimwe. Ibirori bikeya, amavuna menshi, amasengesho menshi, kuko gukora ibirori mwamaze kwandikisha mwamaze gukatisha no kuvivuza ko mubizi. Rero ibyo mwari mukwiye kubikomezanya n'ibindi ntimubyibagirwa. Ariko umusaza we akazi yaragakoze. Akazi ke yaragakoze. Umusaza yaragakoze. Reka njye muri Bibiliya ndebe. Niba wibuka neza, reka njye muri Bibiliya ndebe. Ngaho jya mutubwira. Bibiliya iratubwira ngo Abarewi ngo umwana ngo umuntu uvutse mu Barewi w'umuhungu najya ageze imyaka 25 ngo ajye ahabwa inshingano zo kurinda ihema ry'ibonaniro. Ngo ariko nageze imyaka 50 ngo akurwe ku nshingano zikomeye n'imirimo ivunanye yo mu ihema.
aha ariko ntabwo bigeze bavuga ngo nageze imyaka 50 ayihagarike. Imana ntabwo itanga pansiyo. ushaka kuvuga iki? Ibyo yari yahawe na ngirikani wenda byo byafashe pansiyo, ariko ibyo yahawe nijoro nubundi bivuze yuko nyine ndabizi ko nawe yabivuga ko nawe ntiyavuga ko abirangije. Icyo mvuga ni kimwe, ni ikivuga ngo ahubwo najye yatangira ziriya nshingano yari arimo zari zimufashe, ari kubaka ama etaje hariya. Nabonye hano ukuntu urusengero baruhinda, ariko yakoze ibikorwa bya baba we. Tanzania umuperezida wabo bamwitaga bulldozer, ahubwo uriya mupasiteri niwe bakagombye kwita bulldozer. None se atarahagera ntabwo hariya ku giporoso wari uhazi, wabonaga ukuntu ibintu bwose bwabaga bura